afite ukuri ibyo Sandra arimo arazana Hello everyone, muraho neza kandi mwese turabasuhuje abari mu Rwanda abari hanze y'igihugu mwese turabifuza mu ruziga rw'uburinzi. Umushinga no wacu no wanyu, turabasaba kugira ngo mudushyigikire mu biganiro bitandukanye, namwe ubwanyu mwaduha insanganyamatsiko tukayiganiraho, mwaduha ibitekerezo. Icyo tugamije twese twavuze ko dufite ishusho y'ubwato bunini cyane buri mu nyanja. Ubwato bwacu burimo abantu batandatu kugeza ubu ngubu, ni uruziga, ariko turifuza kugera aho tugera, kugera ku merekezo meza muri ibibazo bituzengurutse. Twagereranyije n'inyanja, inyanja mu mazi, amazi manini cyane. Nanjye nari amusore mu mbabarire gatoya. Ibibazo tugereranya n'inyanja, inyanja y'ibibazo ni ibibazo byinshi by'urusobe, kandi murabizi ko bihari. Ibishyashya biravuka buri munsi kandi bigenda bivuka bitewe n'igihe tugezemo, bigendana n'iterambere, tekinoloji, ikoranabuhanga uko rije havuka n'ibindi bishyashya. Rero natwe mu bwato tugomba gucana ku maso, tugomba kwiga cyane, tugomba kwiga tekinike nyinshi cyane zituma ubwato tubuyobora neza. Ubwato hano ni uruziga rw'uburinzi nk'uko twatangiye tubivuga mu biganiro bibanza. Uru ruziga rero ndagira ngo mbararikire gukanda kuri subscribe, like, share, mubihereze n'abandi barushaho kutumenya, kudusobanukirwa, bazane ubushobozi bwabo, ibitekerezo byabo, hanyuma twubake igihugu, twubake isi, twubake imiryango yacu. Ibyo tugamije ni ibyo ngibyo, n'ubuzima bwiza mu ncamake. Turi kumwe rero, nitwa Bigirimana Theoneste, mugenzi wanjye nawe yakomeza akabibwira n'abandi bandi bumoso tugakomeza. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Paul, turi kumwe natwe umwe mu bagize timu, ariko nanone haza n'umwe batumirwa b'ibiganiro by'iti abasha gutanga ibitekerezo nanjye n'inyunganizi. Ndabasaba rero kudukunda, mukadukundisha abandi mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, cyane cyane diaspora nyine muri rusange. Komeze kubana namwe, murakoze. Murakoze cyane. Twakubwira ngo Imana bakunda kwita mu bamwungeri, bikoye uko bene data bayivuze. Inshuti n'abavandimwe turabarambitse, abato n'abakuru turabarambitse, kugira ngo tukomeze dufatikanye ibiganiro kandi bizatugeza kuri byinshi. Murakoze cyane. Ndabasuhuje, ndabahobeye abari mu Rwanda no mu Rwanda bahaye ikaze, abaje kugeza hano bwa mbere ndetse n'abo dusanganywe twari tubakumbuye. Tumaze tubane hano, nitwa Sandra, tumaze kumenyerana. Ntimwibagirwe gukanda kuri subscribe, sharinge bino bintu mubisangize n'abandi bantu, muduhe ibitekerezo muri comment, tuzabikunda cyane kurushaho. Murakoze. Arakoze bagenzi banjye dufatanyije. Hano hari insanganyamatsiko iri gucana maremare, kandi tugomba kuyivaho twamaze kuyumva kimwe. Twari tugeze ariko ahantu hashimishije mu biganiro byabanjirije, tukiri kwibaza tuti ese umuntu uko abayeho mu bibazo, ko akomeje gutaka agaragaza ko afite ibibazo byinshi, byagera naho bikamuteranya n'umuryango we, ntabwo bikemura neza. Hari ibyo wirengagije, navuga umuryango, mvuga umugabo n'umugore mu muryango, wowe uba uri kwitwara ukuntu ibintu ntabwo ubikemura neza. Priorite amafaranga nyine, abasangiye ubusa bitana iki? Bitana ibisambo. Ariko turi kwibaza, hari uwahembwaga 200,000 bwabaye ubusa, uwahembwaga 2,000,000 nawe bwabaye ubusa. Mutise byabaye ubusa gute? Ni urwego agezeho byabaye ubusa, kubera ko iza agendamo, imodoka agendamo biragendera ku mushahara ahembwa. Abatwerera ubuko ataha n'inshuti ze, abasohokana nabo biragendera ku mushahara ahembwa.
amashuri y'abana nayo aragendera ku mushahara ahembwa. Ntekereza ko ubu ngubu muri sosiyete ubonye umuntu ahembwa ayo mafaranga ukabona umwana we yiga muri 9, ngira ngo mwamutera amabuye, abantu benshi mwavuga mutari ku uyu muntu ubundi amafaranga ayagundira ngo azamarisha iki polisi ko byagenda. Umuntu uhembwa miliyoni 2 ku kwezi, umwana we akaba yiga muri segondere GS groupe scolaire yaha ngaha hafi mu Bugarama niho duherereye nonaha, akaba yiga ku kigo giciriritse nk'abandi mu mashuri nyine y'abantu bose ari rusange. Yagaragaje guca bugufi, ese yanyuzwe n'ubwo buryo abana barabarerera aho ngaho, ariko se abana baranyuzwe, abana nabo biraza kuba ikibazo. Ese umugore araza kumwemerera ko arerera umwana? Abagore ndabemera muri smart cyane, Sandra urabizi, muri smart cyane abagore rwose hari umwihariko wanyu, turabizi neza ko umugore rwose y'ubushobozi bwiyongereye niyo muntu wa mbere utangaza ko ubuzima bwahindutse, akavuga ati rero mureke tubeho nk'abantu nyine bari muri uru rwego. Sandra urakavugaho icyo karakanyuze? Ntekereza ko ntabwo ari bibi, ariko kandi nanone si ibyo kwihutira ku ruhande rumwe. Ngo muri abasirimu numva ko niba nyine ubuzima bwahindutse mu buryo bwiza, umushahara wiyongereye, niba ubuzima bwahindutse mu buryo bwiza, ugomba kubanza guhera ku gukemura ibibazo nyine bya bintu by'ibanze, bya bintu ukeneye. Ukeneye kurya nyine, ukeneye kurya indyo yuzuye. Ushobora gusanga wenda wajya guteka ibijumba n'ibishyimbo gusa, buri munsi ushobora guteka ibijumba ukongeramo imboga, kigaragara tutagiye kure, ukongeramo imbuto, nta kibazo. Nyine ni gutangira gukemura ibibazo ariko uhereye ku by'ibanze kandi bifitiye akamaro ku muryango. Sandra, abagore murabasirimu mukunda ibyiza, reka tubivuge, ntabwo turi kubasebya, ni byiza kuko ku isi ni magirirane. Abahanga bavuga ko abantu batandukanye bazi kwitegereza, bavuga ko iyo ushaka kureba iterambere ry'urugo uhera ku mugore n'abana. Uhera ku mugore n'abana kuko arabibura. Ariko abantu ba mbere rero babyinjoyinga, babifiringa. Twavuze ko umwana agomba kwambara neza, akiga ku kigo cyiza, ukavuga ati uru rugo rurimo akantu. Ari nayo mpamvu twavugaga umugore agomba kujya gushopinga akambara n'imodoka agenda, abantu bavuga ngo uru rugo rurimo akantu. None se kuri urugo rwari rurimo akantu, Paul, ko aribyo twasorejeho turimo turatangira ikiganiro gishyashya tugiye kuvuga cyo kunyurwa amanuma. Ese urugo ko rurimo akantu, kuki rukomeza gutaka? Ko bigaragara ko rurimo akantu. Noneho umukecuru utubyara uri ahangaha, ngewe nararushye pe kugira ngo ndebe ko mwakwiga kandi mukamererwa neza. Ngewe imbaraga zanjye zashigiye mu zanyu, kuki mwebwe mumara ugomba kuryoha, mwamara kurya nge ntimundyoshye nk'umukecuru wanyu. Mbese wambaye ubusa? Ntabwo nambaye ubusa, ariko hari n'ibintu mfite nkeneye. Yego, ntabwo ibibazo byawe rero tuzabikemura byose. Ukeneye mu myaka 80 ariko akeneye kwicara akarya kandi urarya, ntabwo urabura. Ariko noneho wabyaye umuntu w'umubosi uhembwa amafaranga meza. Bosi wanjye noneho rero, noneho nanjye nkeneye kuba no mu nzu nziza, kugira ngo nimuzajya muzana n'abasore banyu bazajya bavuga ngo umukecuru nawe ari ahantu heza. Ibibazo byawe na barumuna banjye, umva nkubwire rero, muri abanjye kubera yuko nduwo kubera ko watubyaye. Noneho nanjye nimumenye nk'umubyeyi wanyu. Nikigera nanjye byibuze muzajya mubuso, nimugera naho mugeze mu bugoti mukecuru bwino hano, cyangwa se nimuza kumusura n'abana, imodoka nimbona nanjye imodoka igeze hano imbere y'urugo rwanjye, ubwo n'abana banjye nishimye, nanjye nyurwe nuko nabuze. Ureke dukomeze. Abatakurikiye ikiganiro kibanza rero turakibararikiye kugira ngo mukirebe izo mpaka twari tugezeho, niho twari tugeze tuti ese umuntu afite ibibazo. Turi kuvuga ku kintu ku kijyanye no kunyurwa. Sandra ati kunyurwa ntabwo bishoboka, Paul ati kunyurwa byagakwiye. Paul niko avuga, narangiza nkavuga nti okay, nibyo ibyo muvuga byose nibyo. Paul arimo araganisha hehe? Arimo araganisha ku buryo bw'imicungire y'ibibazo. Sandra nawe akaganisha ku bibazo nyirizina. Imicungire y'ibibazo n'ubwinshi bw'ibibazo ntaho biza guhurira. Ubwinshi bw'ibibazo
ntabwo bihagarara, birakura, biranabyibuha, biranadushyushya umutwe. Nibyo turimo turavuga, kandi tuzarinda dupfa tugifasha igihe tugiharanira kugera ku bindi birenze. Noneho Paul nawe ati nibyo muzabiharanira, ariko ordre ku kibazo bizamo akajagari mukabyemera ko bibajagaraza. Uwo ni Paul. Ese nibyo turemera ko Theo, wowe umuhungu mukuru wacu, mbaye mukuru wanyu mu mukino turimo turakina, mama Mwungeri ndi imfura ye, Paul ni murumuna wanjye, ariko hejuru ya Paul, mukuru wa Paul harimo undi, hagati yanjye na Paul Sandra ni mushiki wanjye, hanyuma mfite umugore, kandi umugore w'umutungo dufite wa mushahara hamwe n'ibyo azana, nawe afite akazi. Ibyo byose ni umutungo w'urugo. Umugore abifiteho ijambo 50%, nanjye 50%. Mwebwe rero muri gushaka kunjyana mu bibazo by'umuryango mugari wacu, kandi umugore nawe arambwira ngo nanjye mfite umuryango mugari wacu. Hantu haraza kuzamo ikintu kimeze nk'ubwikunde. Paul akagaruka ati ese kuki turemera ko ufite ibibazo byinshi, ariko kubera iki wihugiraho? Ngaho uri kugera ku byo Yego. kandi ntabwo ari byo twatangiye, ariko turi umuryango, ibyo wenda by'umuryango bireke. Yego ubwe ku ruhare rwawe wowe ubwawe turahagera kuko nabyo ni ubuzima, ni ubuzima turimo. Mushiki wawe ari we mutoya kuri wowe, hari impamvu nazanye muri urugero kugira ngo tubyumve neza ya nyanja y'ibibazo. Kuki mushiki wawe ari we mutoya kuri wowe, uriya kamenya yuko ari musaza we kandi akeneye kwiga akarangiza nawe. Murabinyemerera mushiki wawe akajya akafata utuntu akatungeza akakora ibishoboka byose kugira ngo na musaza we yige, nanjye akanyuma hanyuma njye nkabwira ko ibibazo byabaye byinshi. none akavuga ngo wowe uzakujyana kwa so. Oya, ntabwo navuze ko nkuranjyana kwa so kwa data. Kuki nyine wakuru yewe ibibazo byanjye ni byinshi, ni kibazo cyanjye nuko mudashaka kumva ibibazo byanjye. nyine umva ijya kurishira kuko menya yuko nanjye nakubyara. Hanyuma bya bibazo byanyu rero ndakomeje, turacyakomeje rero. Twageze ku kantu kitwa ndacyari kugerageza guhuza umwanzuro wa Sandra uvuga ko ibibazo bitajya birangira, nta kunyurwa umuntu akiri mu isi. Wabonye ko nabyo ibibazo byanjye nabyo hiyongeyemo n'iby'umuryango. Ibi byose bindi ku mutwe. Ese ndanyuzwe gute? Turaza kubigarukaho. Abanyarwanda barebye umuntu unyuzwe, umuntu witurije. Hari akantu ngiye kuza kuvugamo, akantu kitwa ngo mbona bihita, ngo umuntu ngo nimbona bihita. Abanyarwanda bagenda kunyurwa amanuma. Ese umuntu kuki abayeho nk'udafite ibibazo kandi ibibazo bihari? Nashake kuba ahembwa iyo 2 miliyoni, ahembwa izo 200, ibibazo bigendana bingana nuko angana. Imana ye guteje intambwe guteje nayo abantu bakwita nyakubahwa. Kukwita nyakubahwa bigendana n'ibibazo by'abanyakubahwa. Naho usengera, iyo bagiye kuba ku rusengero bakenera ko ari ushyiraho menshi. Byose ni iki? Ni ibibazo. Nkunda kujya gusenga, mfite itorero nsengeramo, nabo bazi ko ndi boss. Hari imyanya y'abanyacyubahiro niyo mba nicayemo. Paul kanora kibuka iwacu mu muryango naho mbakeneye icyubahiro. Mu muryango iwanjye naho hago icyubahiro kigomba kubonekamo. Abambona inshuti n'abavandimwe bagomba kumbona nk'umunyacyubahiro. Baramutse bamuhumiye mu bukwe ngomba kubatwerera. Ariko hagati aho ngo ikibazo kikaza, umuntu aratwerera agatwerera 200,000. Yatwerera 200 ubukwe bw'abo muryango, kubera ko yatwereye abakomeye bagenzi be. Byagireho umuryango mwamubwira muti natwe dufite ubukwe, turashaka ko tugira gute, nango mugatangira. Ni ryaje umuntu agaruka kuri Paul Rwanda, ariko ubundi ibibazo tubicunga gute? Ibibazo ni byinshi, ariko tubicunga gute? Yego. Ndaho hari ikintu kimwe nshaka kuvugaho cyangwa no kwibwirira abantu. Yes. Uko nguko ukuntu abantu bagufata, ukuntu abantu bakwakira. Hari akantu kavuga ngo don't impress the streets when home they are dying of hunger. Ntabwo ukeneye ntabwo ukeneye gushimisha abantu, ntabwo ukeneye kubanza abo twita rubanda, ntabwo ukeneye kubanza kwita kuri rubanda kandi wanyu cyangwa se wawe abantu barimo kwishwa n'inzara.
ntabwo uri bunyumvishe ukuntu uzajya ngo mu rusengero bambara nk'umubosi, ngo hehe bambara nk'umubosi. Banza nk'umubosi nazo ni needs, nabyo ni ibyifuzo. Ndabyumva ariko nutabahereza ayo mafaranga menshi ntabwo bazagukuriza. Ariko nimba ndetse usibye n'ibyo ngibyo abantu turemye nyine uzatwiyereka nk'umuntu w'umubosi, unitware nkabyo unabirimo kubera ko unabifiringa unabigendera. Ariko nituzi iwanyu tugasanga mama wawe nta gitenge agira, nituza tugasanga murumuna wawe urasanga yariye, murumuna wawe yavuye mu ishuri kubera ko wanze kumwishyurira kandi ufite ubushobozi. naramwishyura ariko rihenze ntabwo narimushyiramo kuko ntabwo namubyaye. Ibyo ngibyo ndi kubyumva sibyo, wenda reka mbyumve muri ubwo buryo, ariko nyine ngiye icyo ndi kuvuga aha ngaha ni ukuguha inama wowe nk'umuntu wumva ibyo bintu muri ubwo buryo. Ntabwo ukeneye kunezeza rubanda kandi abantu b'iwanyu barimo baricwa n'inzara. Agafata umugore yashatse akamugira uwo mu maraso ye. Cyane rwose twarasinyanye. Umugore we n'abana be mu mufatanyabikorwa biri mu nshingano n'itegeko rirabigena, ni icyaha. Ahubwo njye icyo ndi kuvuga ni ukuntu ari kuvuga ngo mu rusengero bambwiye ngo bakeneye kubaka urusengero yitanzeho miliyoni 5, sibyo? Ibyo wenda sinari kibazo amafaranga asayange, Imana izatanga umugisha, ariko ukeneye gutekereza ku kintu cyitwa ngo si yabiduhaye se, ukeneye gutekereza ku kintu cyitwa ngo mbese aba bantu bandi Imana yampaye mbese kugize Imana yakwemeye ukomoke muri uwo muryango, yakumenye ngo ukomoke muri uwo muryango kubera ko yari izi yuko uwo muryango uzagukenera. Mu gihe rero ugukeneye ntabwo ukeneye kubanza kwita ku bandi bantu bo hanze. Ese ubundi umuntu utamutwerereye yakubwira iki? Umuntu utamutwerereye nta kintu yakutwara kubera yuko ubukwe bwe ajya kurupanga cyangwa se ubundi rubanza rwe afite ajya kurupanga, cyane cyane nk'ubukwe ko nibyo bintu umuntu apanga. Wenda umuntu wakujije nabyumva, umuntu wagize ibyago runaka, ariko ntabwo ushobora kumbwira ngo umuntu ngo yagize ubukwe ngo ngiye kumutwerera miliyoni kandi hari murumuna wanjye ushaka kujya kwiga ukeneye 200 na byinshi. Ibyo bintu nabyo n'undi mutima mubi nyine navuga urabyita umutima mubi. Ni umutima mutindi mu buryo bwawo. Ni imibare twareka guhita tujajinga cyangwa ducira abantu imanza ngo ni umutima mubi kuko hari abantu hano kurunurunu, ahubwo ni imitekerereze ye ushobora kugaya ukavuga ngo iyi ni imitekerereze igayitse. Ariko burya hari n'ijambo dukunde kuvuga abantu ngo nta mutima mubi. Umuntu akakwima yarangiza ngo ariko ngo nta mutima mubi, akakubabaza yarangiza ngo ariko nta mutima mubi. Rero arakubwira ati akabihoza neza, hari imvugo y'abajene rwose nsigaye nkunda. Ni ukuri nta gitima kibi, ese kutaheruka kumpamagara ni ukuri nta gitima kibi, ni uko mfite ibindi mugiyeho. Aka kantu rero gasigaye nako karadutse, tuzagira uko tukavuganaho ko gukaruma abantu nyine umuntu akabajisha ngo nta gitima kibi, ariko nyirizina atari gukora icyo yarashinzwe gukora, atari gukora inshingano ze neza. Mureke kugira ngo dusoze iki kiganiro tugere ku jambo ry'Abanyarwanda bavuze ngo kunyurwa amanuma. Kunyurwa amanuma niryo jambo riza gukemura ikibazo kiri hagati ya wa undi wavugaga ngo byagakwiye ko umuntu aba hanyuzwe, uwo ni Paul. Ariko tukavuga tuti kunyurwa nyamara gukemura ibibazo no kubishyira ku murongo ntabwo bisobanura kureba iby'ibanze kubijogoramo ureba ibyihutirwa kurenza ibindi. Iyo ni tekinike, ubwo ni ubuhanga, kandi byose bituruka ku burere. Sandra nk'uko bigarukaho, uburere byose bifite isoko, bifite aho biva. Uyu muntu hafite uko yarezwe. Niba rero afite ukuntu atekereza ibintu mu bwikunde bwe, ubwo nyine ni ibibazo mu muryango. Abenshi numva ari icyo ngicyo, umuntu agendera ku bwikunde bwe akabyitirira ibibazo byabakomeje kuba byinshi. Nibyo ni byinshi bizanakomeza bikura. Ese reka twiganirire, turaza kugaruka kuri ibyo mwari muri kuvuga, ariko ibyo ni bimwe mu bisubizo bigendana no kugira ngo umuntu abeho neza. Ntabwo ari ukunyurwa, umuntu ntabwo azigera anyurwa, ahubwo umuntu azarinda. Reka ne kugira ku mwanzuro kugira ngo namwe mubyumve. Tugeze ku kunyurwa amanuma. Umunyarwanda arebye umuntu aravuga ngo uyu muntu anyurwa amanuma, anyurwa n'ubusa, anyurwa n'ibintu bidafatika. Oya, doko ni ukuvuga ngo anyurwa n'ubusa, no kuvuga ngo ushobora kumugurira bombo duhenda abana. Niba ari umukobwa uri gutereta ukamugurira bombo akavuga ati ndanyuzwe nta kibazo, nta kantu nteyemo nyine. Buretse gato nitugera ku kunyurwa amanuma kugira ngo tubanze twumve iryo jambo kunyurwa amanuma. Kunyurwa amanuma ni umuntu bagaragaje ko ariho nk'utafite ibibazo, nicyo bishatse kuvuga. Nk'udafite ibibazo, nk'udafite inshingano, kuko inshingano zibyara ibibazo. Manuma
yego utuntu twose duke afite urakoze cyane natwo yego kandi nta kintu yifite nta n'ikintu yitayeho cyane kuko hari umuntu usanga mu gihe cyashize ntabwo mwigeze mwumva abantu bafite ukuntu bafunze umutwe umuntu akaba afite akabotike karimo amafaranga atageze ku bihumbi 200 akakubwira ngo ngiye mfunguriye ngo ngende uwikorera kuko mureke nabyo tubivuge kuko abantu bafite ikibazo ngende uwikorera yewe ndigenga ntabwo ngewe ngendera ku masaha attention tubanze tugenda numve injyana ye abyuka mu gitondo ashakisha ari kubwira umukiriya ngo ngurira yarangiza ngo ngende uwikorera uretse se tugendana ko uwikorera kuki ufungura butike arikorera ari mbese hari undi muntu akorera butike ni uretse tugarutse kunyurwa amanuma iyo butike ye ntizakura rero mu gihe yumva ko arikorera azafungura igihe ashakiye n'umushaka ukamubwira ngo ndashaka umuntu azakubwira ngo cyangwa isukari azakubwira ati please ndiryamiye wintesha umutwe ninza kubona umwanya serivisi mbi ninza kubona umwanya ndaza utwo dufaranga twawe uri kuvuga nushaka utureke uko ari kuvuga ngo udufaranga twe tureke ntazi uko tungana n'undi nawe ntazi uko afite uko tungana ibi ndi kuvuga birahari yewe mbayeho ndanyuzwe ubuzima mbayemo n'ubwo ngubwo botike yanjye y'ibihumbi 200 sinkeneye kubyibuha nishaka ibyibuhe cyangwa irorere ngewe ndanyuzwe ndabyuka igihe nshakiye ibyo kumbyusa ngo nze ng'umugati kandi umugati ushobora kuza kubora agahomba yanze kuwugura ibyo ntacyo bimbwiye nibyo abanyarwanda bavuze turiya muntu anyurwa amano ese afite iki uhembwa desamiri nta kintu afite ariko ari guhatana ashaka akazi uretse wumve ko akantu avugaga ari guhatana ashaka kandi kazi wigeze ukivugaho abonye ahantu bamuhemba 500 yajya kugerageza amahirwe sibyo se Sandra nibyo cyangwa se noneho wa undi uhembwa miliyoni 2 aracyashakisha kugira ngo akemure n'ibindi bibazo birenze ufite butike we ari aho ngaho nta customer care abakiriya bose nta kibazo anyurwa amanuma kugeza sinzi niba ari njyewe uri utari kumva ijambo ryitwa kunyurwa amanuma ntekereza ko hore yabisobanuye umuntu wabivuze buriya ntiyabivuze agendeye nyine ku kuntu inuma iba yimereye utamenya niba yishimye niba yababaye n'ibimeze niko mbitekereza hasi ahubwo yagendeye yashatse kuvuga ko inuma kuri y'ibimeze imeze nk'idafite ibibazo imeze nk'idafite ibibazo nyine inyuzwe n'uko imeze kandi nayo buriya nta kintu iba yifite tubara ko ntibiri gutekereza ko ntazo kurya ntibiri gutekereza wowe nyine inyurwa n'uko nguko imeze by'ako kanya uwibwira ko hari icyazi mu buryo bw'ubuhanga uwibwira ko hari icyazi uwibwira ko hari icyo ashoboye ngo abataramenya abo yabivuze mu bundi buryo ubonani Paul ngo abataramenya abataragira ibyo amenya akurikije ibimutegereje akwiye kumenya mu yandi magambo Paul hari ibintu uracyarurabona ko ukiri umujene ukuri gutekereza ubu ngubu kuri iyi myaka yawe ntabwo ari kuza gutekereza ku myaka 50 cyangwa 60 hari ibindi bintu bigutegereje mbere hari aho tuzabiganiraho even mu rukundo tukavuga tuti hari uburyo umuntu ahita yihutira nyine yihutisha ibintu ariko hari ibindi bintu mutegereje byiza n'ibizamini n'ibigeragezo ariko ibyo ntabyo aramenya so uyu muntu kucyanyurwa amanuma uyu muntu ni mbona bihita urakumva kandi kantu k'ikinyarwanda ngo umuntu ngo ni mbona bihita no kuvuga ngo ibintu byose biri kuvuduka ariko biri kumunyura iki mu maso ese wowe ntabwo ushishikajwe n'iterambere ngo hoya mureke twihuta yego ni umugani w'abanyarwanda ntabwo ari giye wawushyizeho ni ikinyarwanda nyine nk'uko bavuga ngo umuntu yego yabivuze ariko sinzi ko ari nabyo cyangwa atari oya niko kuri kunyurwa amanuma yanyuzwe n'ubusa dutoya duke cyane mu bijyanye ugereranyije n'umuvuduko w'iterambere turimo uyu muntu aranyurwa amanuma ni umugani n'insigamigani abuti wenda reka mvuge urugero kuri kameramani wacu uzi kamera zigezweho zijyanye n'igihe
buri ari kumbwira ngo anyuzwe na karaga kamera gute aha voilà akira karaga kamera anyuzwe nako gute kuko na kamera katajyanye n'igihe hari n'akandi kabere tunavuga bisobanuriraho ubu ngubu umuntu wese murabana banjye uriya niba mpaye igitenge n'abandi bakoze bana banjye nawe undi akavuga ati oya gushimira ndanyuzwe nyine yego noneho undi naka akagira akarushaho kuba ati noneho bamuhaye igitenge kariya n'intore kabigenge bijyamo ariho byateye umukozi mwana wawe sinirwa amanuma oya kuko ni ukunyurwa bisanzwe no gushimira ni umuco kunyurwa amanuma ni ukubaho wumva ko uretse hari ibindi birenze wagombye kuba ugezeho ariko wowe wigiza shwi urumva icyo bishatse kuvuga ahubwo kunyurwa amanuma wakambwiye ngo ukeneye igitenge wambaye ubusa umwana wawe wundi wari ufite ubushobozi byewe arimo araza akafata ku maso akakugurira umufuka w'umuceri akakubwira ati umufuka w'umuceri nta nzu ufite nta gasima kari mu nzu akagura umufuka w'umuceri ukamubwira ati mwana wanjye urakoze ese ntabwo ushobora kumubwira uretse gato kandi ubushobozi bwe wabonye kubuza ntabwo ushobora kumubwira ngo mwana wanjye iyi nzu urabona ibe iguhesheje ishema yego kunyurwa ntabwo bikuraho ko twajya hariya ngo twumve ko ibyo baduhaye ari byo tureke no guhabwa twe turi icyo bita icyo umuntu aharanira guharanira kunyurwa amanuma hano bikoresha mu muntu wigize indangare wigize nk'aho ibintu bitamureba kandi bimureba uri umubyeyi ufite abana ubwo niba sinzi niba bitegereza kubyumva neza bavuga ko kunyurwa amanuma ari ukunyurwa n'ibidafatika yego kunyurwa ubivuze neza urabishoje yego ukibwira ko ibyo bike ari byo rwaye amahoro unejeje ntashya kugira ryo guharanira ku mwana wawe ntashya kugira rihanira ku mwana wazabona minerivare batazamwirukana ku ishuri ukuvuga ngo okay niba ntegereje kubyumva neza niba mpembwa magana angahe cyangwa ibiki akaba akanya umwana wanjye nkaba mbona wenda kuba ajya ahantu haciriritse hari aho ngaho kandi hari ikindi kizana akamuhaye nkumva nyine n'ibyo yego ibyo bintu ariko ntabwo twabishyigikira urabivuze neza nyine niyo mpamvu abanyarwanda bavuze ngo ni ukunyurwa manuma uri kwemera dushoje rero mureke dusoze ikiganiro nk'uko twagitangiye ntabwo nyine wabishyigikira ni ukuvuga ngo Paul yavugaga kunyurwa nkabyemera ariko nanjye nahise nshyiraho ngo Paul kunyurwa ni byiza ariko kunyurwa amanuma wirengagije ko hari ibibazo bikureba ntabwo ari byo noneho mu musozo bafite ibintu byinshi ibintu bijyanye no kunyurwa mba bifite ibitekerezo byinshi mu musozo rero kunyurwa amanuma wese unshalenjinga muri cya kiganiro twakoze mbere yego twakoze cyabanjirije iki ngiki ubwo abataragikurikiye basubira inyuma bakajya kukireba kiriho aho ngaho wowe nyine ubisuzu unshalenjinga nanjye numva ko kunyurwa amanuma ari ikibazo ntabwo byakabayeho mu muvuduko turiho ubu ngubu ibintu byiyongera buri kanya ibiciro bihindagurika abantu kunyurwa amanuma hari uwari uri kutubwira turi kuganira ejo mureke dusoze aratubwira ngo ariko ubundi ngo ni gute umuntu anyurwa agatuza akanyurwa amanuma kandi turi mu gihe cyo gukora cyane murebe uru Rwanda umuvuduko wako u Rwanda amategeko ahinduka buri gihe niyo ndi gusoza ndi kugana ku musozo amategeko ahinduka buri gihe amategeko ubu ari guhinduka hari guhinduka amategeko agenga ubucuruzi hari kuvugururwa amategeko agendana n'insengero n'imikorere y'insengero imiterere y'insengero urusengero rukwiye kuba rwuje ibisabwa rusa neza abantu barimo abanyarwanda turasirimutse bameze neza bafite ubuhumekero buhagije za ndwara zateye za covid umuntu atabona ubuhumekero umuntu akaba ari hariya akaguhumekera akakwanduza kandi ngo mwagiye gusenga imikorere y'inganda imikorere y'ubucuruzi byose biravugururwa none wubatse agasengero hariya uraje aricyo twita kunyurwa amanuma ngo ntazagire umuntu uzakuvogera ngo urusengero rwitiriwe ngo umurimo w'Imana ngo umuntu uri kurwanya uri gusaba kuvugurura urusengero rujyanye n'igihe usabwa kudasakuriza abantu muturanye nabo bafite uburenganzira bwabo kandi muraturanye nta zone dufite y'insengero yagenewe insengero ku rusengero ruba mu bantu kandi abantu bagomba gusinzira bakaryama neza ejo bakajya ku kazi ibyo wizera abandi ntibabyizera niba ari ADEPR abo muturanye n'abasilamu urimo urara gucuranga ubakubitiriza ingoma ngo ibyo ngibyo ngo barakubangamiye no mu bijyanye n'amategeko agenga imibanire y'abantu ubuzima bwiza ugomba kwirinda gusakuriza abandi sound proof kwaguka k'urusengero wowe wari ufite ka gasengero
uri hehe Waranyuzwe urasigaye Manuma. waranyuzwe Manuma urasigaye so rero mu gusoza murumva ko rero ibibazo turi mu isi duhatanira kugira ngo tugere ku ntsinzi tugere ku birenzeho rwose twagira ngo tubashimire abadukurikiye muri iki kiganiro natwe ubwacu tugisoje nyine twumva hakiri byinshi ariko mwumva twasubiramo tuzongera tukigarukeho murakoze turabashimiye ciao ciao murakoze cyane